no turakubwira tuti Yesu ntabwo arazi ko zirankuna zose cyane kubura nawe deni iki ngiki Yesu aza mu isi yarazi bizango byose 100% full package half tank full time yarabizi reka nanjye gusondera kantu rero kubimenya ntabwo turi bwinjire mu Bibiliya cyane ko ngo iyo winjiye mu bintu by'Imana cyane utabisobanukiye uracumura tubinyureho gatoya cyane ubuzima ngiye numva ko atarabizi ni nkuko ushobora kumva ngo nujya hari urakubitwa ariko ntabwo ubuzi ngo urakubitwa umugeri y'ingumishi ntabwo ubuzi nyine uburemere bw'ibyo bintu cyangwa se uzakubitwa bimeze gute ubwo niba ntiyatubiye bivuga ngo nta ngubwo n'ibyo ahubwo wowe reba nk'uyu ni umusheya horuda muri Kiramani wese gutugiye ku directinga ntabizi nubwo icyo ni ikibazo nanjye ndi gute mba director muri Kiramani Empire no director Marinette my heart ukabutabiza asubwa Marine ugiye ku directing muhera kuri my heart koko none se irika bure hari ukuntu umuntu akubona bitewe aho ngaho wasanga kwa kundi twe turi kuri Big Mind hari set ebyiri uyu nguyu twego turi muri Big Mind we ari he ari kuri muri my heart ikumva ubundi we yahise abyumva neza zashoboka wenda nabyo ko wenda ushaka uri muri Big Mind kuko nawe muri Big Mind arakuru uri kudufasha muri my heart mandimo nica nawe kuri Big Mind nako kuri my heart nawe ari waratumika ntiwamenya job Yes, reka tusoze kandi twifuza kugubwa neza mwebwe mwakoze kuri Arudo TV bakoze iki Rwanda si Rwanda harya Arudo TV reka twongeye tubisubiremo babwira nese niho yanjye ngende umutumirwa Arudo TV Rwanda sije Arudo film reka tubashimire mwebwe mwakoze subscribe kuri Arudo TV Rwanda turabashimira urukundo mudahwema kutugaragariza iby'agaciro mwabanye natwe tugitangira bino biganiro ndetse na n'ubu muracyari kumwe natwe turabashimira rero urukundo muri kutugaragariza muri no minsi turi kubona ibintu byacu muri kubikunda kandi hari ahantu byavuye hari n'ahantu biri kugera atangiye kuba seriye byatangiye kuzamo yes nkuko bisanzwe rero murabona kuri kamera zacu harimo abasore bameze fresh ubiyenjute ape no umuntu arumvuze dukomeze ikiganiro wari umeze neza ariko tumeze neza turashima Imana kameze neza hari mwaramutse ngize gutya mu kanya nandi kwa Mayaka aho timu yose ya Kiramani yari yatera ese ko ntigeze nkubona ntabwo mbonaga ntabwo nigeze nkubona wari wakuyemo ingofero yawe ntundenganye nari nkurenganyije nako ariko umeze neza tumeze neza barambwiye ngo iyo ukuyemo ingofero ngo abantu barakubura kandi muri none se ubundi nimba ari ikosa ntazongera gukora no gukuramo ingofero abantu batambura twa tuhagararaye bakubura kubera icyo mubara kubera iki ahita yobera na nyine kwa Mayaka nageze nkubona kwa Mayaka kandi yarahari kandi nari impari kumuna fasi cyaka nkaho Kiramani nta kintu yingiza abamani Sylvain nanjye wamaye akantu ko kumwoka byara we turapfiki baraje bakazana unaho ufite ikikamani Kiramani hari ikintu atakoze oya nesara kwa Mayaka ariyo restaurant kubizi twari twagiye muri show yo kureba uburyo bagiye kwerekana my heart ibyo bayipremieringa ariko nta se nuko twanzitse reka tuhita dutangira kuri David Dave utangiye tubwire filime byagenze bite kugira ngo mufate umwanzuro wo kuvuga ngo reka tujye gupremieringira my heart kwa Mayaka no ntago ari umwanzuro wacu ahubwo twebwe barabidusabye yego badusaba ko kubera ko hari uburyo hari irani sari isanzwe yerekana amafilime nkuko mva za Kanari n'izindi bo baratwaprocinze CEO Kiramani CEO wa company baramubaza niba bamubwira igitekerezo cyabo kubera ko ngo abafana abakiriya babo bababwiraga ko hari filime y'inyarwanda irimo irabica sibyo bigacika n'umundi mahatiri mu kazi abantu nyine benshi bari barimo bayivuga cyane none watugezaho igitekerezo avuga ati ese gute tutayi premieringira hano tuyereka abantu abafana bacu namwe muhari umuntu areba uburyo abantu bakurikirana sinema niyo zaba ari zo hanze uburyo bafana na sinema nyarwanda kuko actually bwa mbere
mbere twumvaga gasobanuye cyangwa se n'izindi filime zo hanze mukajya gutanga amafaranga mukagera kuza zireba yego ukumva ko ari zo filime nyine abantu baba ari interested nyine bareba gusa kurusha uko bareba n'inyarwanda ariko uriya muntu wahariya namushimiye cyane wenda ntabwo ndi umuvugire kuri kamera hari igihe abantu baba batabikunda hari igihe abantu baba batabikunda ko uba mentioninga kuri kamera buri igihe nikigera tuzamuvuga nawe tunamuzane kuri kamera regavuga ukuntu abyumva sibyo ariko namushimiye ko yateye intambwe ya mbere nibura kuvuga ati nibura iyi filime nyarwanda niba abantu bayikunda babimbwira nk'umuntu wayerekana filime hano reka na approaching bano bantu mbasabe niba byakunda ko akenshi usanga n'abandi babifite mu bitekerezo ariko bakitinya akumva ko atakwa approaching nkawe nka Marinette cyangwa se nka Wayigenge niba ufite filime runaka uze uyipremiering hariya abantu bayirebe bayikunde banayimenye nyina kumva yuko naza uko approaching wenda uri bubigire big deal kandi nyine iyi industry cyangwa se uruganda rwa cinema na entertainment muri rusange ni ugufashanya yego reka turebe mwebwe nk'abakinnyi ba filime My Heart ndetse n'abandi bantu bari bahari baje kureba iyo filime mwabyakiriye gute mwabonye urukundo rw'abafana rumeze ruti bo nk'uko umuhanzi yabivuze neza ngo nirwo rutumotiva n'ubundi niko yabimeze urumva niko yabimeze ureba uburyo abantu nawe aho uri n'ubundi kuba tugeze hano kuba filime igeze hano muri episode magana ngahe uba waramaze kubona urukundo rw'abafana ariko noneho ntago uba wakarubona visa noneho kuri trailer no bahageze no barimo baraya kuri projector yego barimo baramedita fresh yego My Heart turayikora Wayigenge urumva turayikora tukabona views comments which is good ni byiza cyane for sure. ariko noneho kubona umuntu muri kumwe murimo kurebana ikintu wakoza kubwira ati hari ahantu warangomye ahantu ico henza ariko none akubera bari kubarabura yego singira amahirwe kuvuga ngo uri kumwe n'umuntu viza bakubwira ngo kare akantu warankomye yego hita nkomoza ku kantu kagira gutya Wayigenge turi kumwe hano umusitari yego kandi ukomeye muri Clement Empire yego kubera iki taragaragara muri My Heart kuki atagaragara muri My Heart ni wewe kubaza ngiye ngaragara muri Big Mind My Heart byagenze bite My Heart rero nayo nigeze gukinamo amascene ariko kubera ko buri hari ukuntu yemeze hari ukuntu just sumubwire gute man ngufashe gatoya mfasha ubuzima ngiye kumufasha uretse mubwire impamvu ngiye kumufasha impamvu ngiye ndi direct ndi n'umwanditsi mpita numva impamvu rero bitandukanye wenda n'umwacteur nshobora kubisobanura mu buryo buri nawe ubwo ari bwumve ko butari we bube bugiye ku ruhande buko burya bitekereza bisobanure rero uburyo ndubisobanure ni gutya ntabwo twese nubwo turi team Kiramani twagaragara muri filime imwe byashoboka none se mu bantu bari akango urugero abantu basanzwe bakurikirana Big Mind yego da abantu bari muri My Heart batari hehe muri Big Mind sibyo reka mu urugero abari muri Big Mind batari muri My Heart reka mu urugero rworoshye sibyo reba si watangiye My Heart from the beginning itangira none se abakinnyi bose barimo b'abakobwa hari umukinnyi urimo urusha acting ayisha none se kubera iki yaje mu nyuma niko content yariyo icyo ndi gusobanura mitsutse katari mu mitsutse yegora kuki mitsutse atari se n'umuswa icyo nshaka gusobanura hano ntago nashatse kuvuga kuri umuswa ahubwo buriya reka nkubwire buriya wenda si buretse gatuma nasobanura ibintu byanjye neza gatoya buretse mutamusubiza kora makuru buriya hari ukuntu aba content creator bari ibintu byabo yego ukavuga ngo uyu muntu ni umuhanga ariko bitewe na management yiwe ntago namushyira mu bintu byagashobora kubyangiza urabyumva either ntago ari time manager cyangwa se igihe namushakiye ntago namubona bigatuma atagushyira muri projet yiwe izo ni impamvu zindi ariko reka nguhe impamvu none iri straight twebwe nubwo dukina filime sibyo yego umuntu wese umuntu wandika seri ifite iri continuity ikomeza abazi characters z'abantu ari kwandikaho sibyo acting yanjye niya Wayigenge
biratandukanye cyane sibyo yego nkuko acting ya Mitsutsu n'iya Nsabi bitandukanye yego sibyo icyo ngicyo wenda wacyumva neza ndi kucyumva urandika ukagera kuri character runaka ugatuvuga uti mu bantu mfite urugero nka Kiramani wenda amahirwe afite nuko afite abantu benshi afite team nini iyo ari kwandika script atatekereza ati aha hantu ngeze ninde wahafitinga sibyo agatabona ni Marinette ati Marinette mpayirore bitewe n'uburyo muzi ko wewe bitabimworohera bitewe n'uburyo muzi iyi role ari wikine neza agatakuzana ubwo rongeye nshobora kuba ndi kumwe nawe akakuzana muri projet ansize nawe ntafite understanding cyangwa se ntafite mind y'ubwanditsi ngatamvuga nese andushije iki ko tandusha gukina ko tandusha film ko utamujyanye muri my heart ataranjyana kandi abo kibaze nabi oya bibaho oya aho ngaho ati ngo kuki atakujyanye nagira ngo nyine mbisobanure kuko abangaya wabitekereza gute character y'umuntu iba yihariye buri muntu ko acting yabyihariye umuntu wo burya kuzana ashobora kuzaza afunga seri kandi akazaza kina roles twebwe twayitangiyemo bibaho cyane ndamuha nk'urugero rw'iyihe filime ra ko nanjye nsigaye ndi umudirect ukomeye cyane ariko ubundi shagazize n'abarambaza ubundi wowe kuri muri my heart ko nsigaye nkubonamo kuri Big Mind ko natakubona nanjye oya buretse nkubwira ukuntu bimeze rero ngiye dore impamvu mbona muri my heart Big Mind ntundi kuno ngiye mfite buretse mbisobanurire muri na misi reka manze njye kwaka kantu ko kunywa tuvuye kwa mayaka n'icyaka we baraguhaye ngiye ntabwo reka bari muzane ntacyo muzanira Branis bamwita muri Branis ni izina rye Branis ni izina rya kamaka kanunzi buretse kugenda ntacyo urumva reka ngo usobanurire no kuvuga ngo impamvu nari kugaragara muri Big Mind nabuze umwanya man mfite utuntu twishi ndi kwirukankamo muri no misi Kiramani namubwira yebu ndetse urumva mbe ngaragara muri my heart gihe nabonye umwanya deni nzaza muri Big Mind ntago ari uko muri Big Mind bampagaritse sibyo ahubwo ikibazo nuko nta mwanya mfite ngene ndamuka mbonye umwanya nzongera mubwiye dadi mubwiye ati ndashaka kuza kukikonje bro urumva nzongera mubwiye ati gihe nabonye umwanya dadi ibirayi bibiri gukina muri Big Mind ikindi kandi jewe buriya wege wese uri burye se ndaryo urumva wigenga nari nyigusobanurira ikindi kandi jewe impamvu mutari kumbona no muri Big Mind ishuro nyinshi ngiye sige ndo mu director man Marinette director Marinette directinga my heart yeah man devu kuseka wege yavuze ngo ya man directinga man directinga skobona akamugara ubwo nibyo ubwo ntiyatubiye ubivuga ngo nta ngubwo nibyo ahubwo wowe reba nk'uyu no mushe ya Horda muri Kiramani wese gutujya ku directinga ntabizi nubwo icyo ni ikibazo nahindi gute mba director muri Kiramani Empire no director Marinette my heart ukabutabiza asobwa Marine ugiye ku directing uhera kuri my heart koko none se irika bure hari ukuntu umuntu akubona bitiye neza aho ngaho wasanga ari kwa kundi tweta turi kuri Big Mind hari set ebyiri uyu nguyu twego turi muri Big Mind we ari he ari kuri muri my heart ikumva ubundi we yahise kumva neza zashoboka wenda nabyo ko wenda ushobora kuba uri muri Big Mind ko nawe muri Big Mind arakuru uri kudufasha muri my heart mandimo nica nawe kuri Big Mind nako kuri my heart nawe ari baratumika ntiwamenya uretse ko wenda utarubiza ni majabu ni majabu ku buryo nawe utama projet yawe ngo mbe nayiyobora okay ariko Marine ngiye nakugira icyizere projet yanjye wayiyobora uzi impamvu ngiye ntabwo urabasha still kandi uzi impamvu ntamuha projet yanjye se ngo ayiyobore Marinette ntabwo uranyereka ko ubishoboye ngereka mbanze nkubwire azo ngazo uzanyereka ngo na directinze kino kintu cyabaye perfect reka mbanze mbikwereke nureba scene zimaze imizi zizohoka zo mu cyaro muri my heart zira zose nigiye wazidirectinze muri ano mascene yose ari gutambuka yo muri my heart ndetse n'izindi zigiye gusohoka zose nigiye muri my heart ufite urugo wapi muri my heart igende mayibobo yigendera niyo mpamvu utambwira rongo wa directinze kubera ko buriya kuguhereza kuba kire yaguhereza script ngo ugende ubwira abantu bagende babikore man abakinnyi bo muri my heart bari nyine bacanye ku jisho ku buryo nubwo waba udahari kirakabohereza script bayikora ahubwo dore hano uzanyemereza nuba ufite nk'urugo
akaguhereza script wenda akaguha nka scene niwe witaba telefone ndatamaguruka kuri iyi kamera ko nanjye mfite yanjye nanze kwitaba urumva ari ukuntu we akubwira ati mu rugo rwawe ejo tuzakurayo agata gukubita nka scene 5 za mbere yibereye ku yindi te agata kwihorera ako se urumva uretse wica mwijambo arenga senkani wowe wiyongereyeho ariko nashaka kwita wowe wiyongereyeho arita telefone duhaguruka mu kiganiro twagiye niyongereyeho mu byo Clement yari yamaye none reka nkwereke reka bitewe n'abakinnyi mfite kuri set nkavuga ati umukinnyi yagiye kugenda bitewe n'abakinnyi none reka mere nka wayigenge ubwo nibyo wajya wivuga ngo ubwo nibyo byemeye wajye sibyo iki yamani so yes ubwo nibyo mudu reka twikomereze muri ibyo bintu reka twikomereze ngo Muheto bamufunguye ubone nta kintu mushaka kubivugaho Muheto bamufunguye Muheto ariko ejo bundi harya ikiganiro nacyumvise hera ntabwo ndi kwibuka neza ari umumama waganiriye ariko ni hehera ni kuyihe TV ntabwo ndi kuyibuka neza ariko iyisobanuye avuga ko ashinzwe ntuza uburenganzira bw'umugore yavuze ku kijyanye na Miss Rwanda n'ibibazo yahuye nabyo asobanura ko hari uburyo bumwe cyangwa ubundi abakobwa bari muri Miss Rwanda itarahagarara yego bashobora kuba barahuye n'ihungabana runaka bitewe n'ibintu byari bimaze iminsi bica kuri social medias aba YouTuber nkamwe mu bakoraho inkuru yanavuze ngo bazabafunge urumva turi guseka ariko ntago actually ntago bishimishije mu by'ukuri turi mu kanya kari seri ni ukuvuga ngo hari uburyo bumwe cyangwa ubundi uriya mwana w'umukobwa ashobora kuba yaragize trauma koko kuko numvishe ikiganiro nanjye subiza ubwenge inyuma nsanga wa mugani bishoboka kuba iri yari trauma yamuteye gukora ibihugu imutera kubera ko bivugwa ko atari ubwa mbere byari bibaye ashobora kuba ari trauma imutera ibintu nka biriya sibyo bitewe nuko nkuko yabisobanuye wa mama niba ari umumama simbizi narebye ikiganiro ambabarire ko numvishe ikiganiro nyine nasanze kigeze hagati ariko ngerageza gukurikirana dukeya urumva nk'abana b'abakobwa bari muri iriya camp muri kiriya gihe cya cyuriya muji uriya wari ubishinzwe ariya nindi cya Prince bari barimo kuvugwa cyane abantu babacira urubanza ejo hakaza indi case ngo uyu nawe bararyamanye ejo hakaza indi case ngo nawe bararyamanye bari abana bari bakiri batoya kiriya gihe uretse ko nta nubwo ari imyaka myinshi ishize ariko still bari batoya sibyo kubona wenda wapurayinze muri Miss Rwanda ni ibintu byari byaharwaga icyubahiro kubera ko byari bishyigikiwe n'igihugu ari ibintu by'umuco sibyo bumvaga nyine ko handi n'umubyeyi yabaga proud yo kumva ko umwana wari muri Miss Rwanda bumva nyine ko ari ibintu ari ikintu kiri protective kitarimo ibintu by'uburiganya sibyo ariko abisanze muri iriya ka yo kwa ruswa yo gukora iki n'iki noneho ibyo ngibyo ni intuza ya mbere ni urugamba rwa mbere baciyemo urugamba rwa kabiri noneho rwa social media yabatatse sibyo icyo ngicyo nk'abantu dusanzwe muri ntuza muri industry ya social n'iki uhita bisobanukirwa ko hari igihe umuntu agira trauma bitewe n'ukuntu ikintu kishika kugwira natwe hari igihe hiti tugwira tugasara hari abasazi sibyo hari igihe hiti kugwira ugahita usara hari n'igihe rero bakuzana muri ntuza muri media nka kuriya none banakuvuga nabi ukagira trauma mu mutwe sibyo ari ngiye rero bitewe n'ikiganiro cyuriya mama numvishe ushinzwe uburenganzira bw'umugore njye ahubwo nagira inama abantu bari babishinzwe cyangwa se babifite mu nshingano n'ubu ngubu ko bajya kureba ntabanje gusimbuka cyane ikibazo warumbajije byaba ari byiza kubera ko ntago urabiza ahantu wansanze ntago ndajya kuri ntuza kuri internet ngo ndebe birimo kujya mbere nonaha
ariko niba yanafunguwe it's a good thing kubera ko ntago leta y'u Rwanda yagufata ngo igufungure hatari impamvu bura naho baba bakurikije impamvu ibimenyetso nabo byanze kunza ari impamvu bamurekuye ahubwo akantu narenza aho ngaho buretse kukarenzaho utaragira akantu renzaho ubundi Miss Rwanda yari yisobanuye iki ku Rwanda ese wabonaga ifitiye ishusho ku Rwanda iyo bavuga ngo Miss Rwanda wowe wumvaga iki ndabivuga mu buryo bwanjye kubera ko nundi yabivuga mu buryo bwe kubera ko ntago nigeze nyibamo sinigeze nanayikurikirana cyane kubera ko nta hantu yari ihuriye na kariyeri yanjye sibyo ariko ngiye uburyo ku giti cyanjye uburyo numvaga Miss Rwanda numvaga ari nka programme wenda y'umuco nyarwanda kubera ko nayo numva n'amakuru ko na kera byabagaho umukobwa wabaguhagarariye abandi wabahigaga nyine hari amakuru numvise ngo muri 84 hariho Miss Rwanda niko bimeze ntabwo nari bari yego ariko noneho ikagaruka yizwe kubera ko n'ubundi rega uburyo yari hari niba ari ikintu Madame wa Nyakubahwa wa Repubulika ahaguruka akavuga ati iki kintu ngiye kugisapotinga urumva byanze bikunze ahantu hari ikintu cyiza n'ikibi giba gishobora guteramo sibyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi Miss Rwanda yari nziza ariko yarandujwe wenda reka mbivuge gutyo yarandujwe uburyo biramutse rero n'ubundi bisubiye ku murongo noneho bakabiha umurongo wa nyawo bakuyemo wa mwanda wose wagisigaga icyasha bisawa cyane sibyo reka rero utari wanyibagiza ya nama nshaka kugira abantu bari bashinzwe Miss Rwanda cyangwa se n'ubu ngubu wenda bafite mu nshingano nyenze kuza bari bunyumve kubera ko hamwe havugwa menshi bakumva bene nge nakwifuza ko nibura aba Miss bose cyangwa se abakobwa bose bitabiriye Miss Rwanda muri kiriya gihe cyane goto nakifuje ko bose babasura kubera ko niba muheto we twarabashije kumubona inshuro imwe ebyiri hari abandi noneho tuba dushobora kuba tutabona kandi nabo bafite trauma nk'iye cyangwa se bafite ibibazo nk'ibyo ikintu rero nibura nakwifuza ngewe ku giti cyanjye nakifuza ko abo bana bose bari muri kiriya gihe cya Prince Kid muri biriya bibazo byose babashyira hamwe bakabashakira umuntu akabakansaringa akamakinga sure ko bari abana bose koko nta kibazo bafite kubera ko dushobora kuba tuvuga ngo muheto gutya kandi hari abandi noneho bakora n'ibirenze ahubwo batarabasha kugaragara kubera ko muheto niba byaramubayeho rimwe sibyo bakabona ibisanzwe bikamubaho kabiri bakabona ibisanzwe gatatu akagonga wenda tugiye mu nshuro nyinshi akagonga biriya tukabibona sibyo byarashobokaga ko yashoboraga no kuba yaragonze umuntu cyangwa se yaragonze nko mu isoko akica abantu barenze 10 na bangahe ibyo bibaho no hanze turabibona mu buryo bwo kugira ngo turandure ikibazo basure bari abana bo muri kiriya gihe cya Prince Kid bose bagizweho ingaruka na biriya bigoro bahushakira umukansara amaking sure ko mu mutwe bari tayari je niyo nama naho ni kuba muheto wenda yaba yafunguwe ni sawa cyane biravugwa nanjye simbihagaze biravugwa ariko nawe ujye tubaza amakuru urishuwa ko ari aya nyayo icy'ingenzi buri cy'ingenzi abwirwa menshi nyine akugeneye icy'ingenzi message nashaka ko itambuka urayitambukije kandi niyo ya nyayo nashaka n'ubundi azanafunga n'ubundi nimba atarafunga isekatisha umuntu ntabwo yishe umuntu nta nubwo ari ibintu bikaze cyane yakoze niyo yaba mwumwaka cyangwa se ingahe azayirangiza n'undi agaruka mu buzima busanzwe tunamwifuriza kwihangana turacyari kuri Branis ariko bajye muzanga mufata akantu kuri Branis kabisanga harwa rutabura sibyo Ese wayige batwongere baretse gato baretse kubongera hari ikintu ushaka kubaza abayigenga nuko rero bata ku mavuta ngo baramupima ngo basanga ngo kageze mu cyatanu byagenze ngo baramupimye igipimo basanga kigeze mu cyatanu mu biki mujyanye ubona kandi ko kuvuga ngo uri amasha
urambona wayigenda murabura ariko murabure izina mubwire ry'Imana reka jye haga babwiza mana yanjye we okay icyo nzaza kuvuga urabona nyine mu gukoresha ibiyobyabwenge fata ku maboko ako kantu kati inge bata ku maboko okay kwagiye bata ku maboko amuzi rega nakino muzo umuniga man ese umuniga sindamubona sindi screen ziwe muri kuri murambaza ntabwo nzi map ziwe reka nakira bazindi map winjabiranye ngwito ushaka bazindi map izo zo umuniga ntazo ariko Marine bituga force sibyo nago ko buri muri industry uba ugomba kumenya ibintu byose sibyo ubu ndamenya ngo umuntu uri kumbwira ngo yabyenze gutya mushaka kumfatirana muri babiri ngo mushake kujya muvanga we ni ibintu bisanzwe yese niba umuntu akubwiye ngo uyu muntu sinzi wagwane kubera icyo mbabarira nibyo ubu umuntu yakubwiye ngo ufite amatwi y'umweru kandi ufite igikara ubu urashara ndi kureba ngo nta bizi byose biri guterwa na Baritazari ntacyo abiziho ntacyo abiziho ntitubitizeho Baritazari ngo yaronguraga abagore 400 ni 400 cyane 2000 umuntu muri kazi Baritazari inkuru za Baritazari oya nabibonye nakira ntago nabyo bifite amakuru we Baritazari wabumvise ariko nanjye yamabuye uriya Baritazari rero nagiye kubona ubundi ukuntu byatangiye uko byatangiye bamugana nagiye kuri YouTube mbona ifoto imwe irimo iragaruka mu maso yanjye bintera kwibaza ati uyu muntu yasitaye ryari ko umuntu yabaye umusitari bimeze bite ntari nsanzwe muzi ngiye kubona mbona bamwanditseho ngo yaryamanye n'abagore 100 ngo kandi noneho ngo babayobozi ariko ntakubeshye rwose Baritazari ikindi kintu muzi ese mubeshye yaryamanye n'abagore b'abandi 100 yariye hiti none kantu kare bose babayobozi ariko arafitanye ikibazo n'abagore b'abayobozi ubwo ntabwo uri Baritazari reba nahe nagera ariko wayigenga buriya ndamwemera mani ese wamunyangirije uretse kubwira impamvu rero wayigenga tutarajya mu kiganiro mani mbona ntari ibyiwe ariko twagira mu kiganiro agahita mbani bubu ko ntagashaka ko Baritazari ariko njye namubonye fosho ariko wa uko mugani Dave bivuze rero sasa rero nanjye nabonye Baritazari yagira icyo renza muri kine muri kine muri kine icyo nzi cyo nuko wayigenga oya namubonye nanjye ntabwo nakubeshya man namubonye ariko ukuriya ko mubonye niko nanjye mubonye kuko biratangaje kubona umuntu ari umuntu w'umujama akipamba abagore 400 bro birarenze ariko buri umuntu wa Salomo abagore 400 abagore 400 Baritazari ndimo kukubwira ngo so tubigeranye iki David different wagwana shani wagwana ushaka kino tubigeranye byibuze ni different wagwana reka tubigire wagwana so tubigeranye iki David David suri 10 ntiyabikevera ku munsi David n'umwana w'Imana reka twebwe twarabatijwe kandi ejo bundi ndimo mbwira okay buretse gatoya nisuvuga ko Nyagasani yabasize amavuta ariko abasitari ntabwo bizeye ariko najya akarate buretse kubwira impamvu niki abagore 400 ese David ejo bundi ndi kumwe na Lucas twakoranye ikiganiro hano Lucas n'ambe neza aramuza Lucas arimo muri bro nuko muri filime twita amazina menshi ejo ushobora kuzakubaza ngo wahaba Imana mwakoranye ikiganiro ngo muri Branis ukavuga ngo ninde kandi ubwo umujama wawe twirirwa oya ntabwo twaba Imana oya ndavuga just in case mbaye ngiye gukina indi filime bakamenya kuri haba Imana uyakakubaza ati haba Imana imeze bite nanjye nkubaza nanjye kubaje David ngo na abantu ngo buri 10
wowe marinette ni bangahe David se yabyemeye David nagiye kumbi ubwo bushobozi ntabwo mubona bwo kuba yakora icyo kintu musanzwe ko uwo mwanya so kuvuga ngo ntabwo ubwo bushobozi yarabufite pe ko n'umuntu w'umugabo arakora pe ariko ntabwo mubona muri iyo shusho David man ese ngewe yimbonye ngiye nakubajije nanjye nakubajije nanjye marinette uko David iyo shusho ntabwo nayimubonamo rwose no muri make ni ukuvuga David akunze ukuvuga ngo David akunze yakunda umubebe umwe akamukunda akaza sikubavuga yakunda akaza noneho ise wowe ufata yashusho buretse ibintu n'umwe wenyine yagustressa David uretse ngo 10 dushyira 10 20 30 40 100 100 200 none ngiye kwisubona rero ntakunda umukobwa umwe ngo umukunde mukundwa akazi urabyumva gute muri make ntabwo nyizeye barine mwana igihe nkunda umukobwa umwe kandi ndanamukundwa akazi amajyana guserereza rega buriya ngo reka twivugire Lucas aje muri twari turi kumwe rero nta Lucas turi kumwe arambwira ati mate ati jewe ubu nta gahunda mfite yo kuzana umugore abese Lucas bite byara mbona ukuze ko tudafite gahunda yo kuzana umugore barastressa mane kandi izo stress ntabwo nzikeneye nabaze se Luka kubona ufite FM ubashe kuyimanaging ute uzikeneye yamwe mane wahigi magana ubasanga bikiza kigwiramo ukuntu urumva aka kantu nako kubajije ariko nawe usa nk'ugakwepa uravuga ngo yangoya nawe umufana ntago murahuza ngo muhite mubisoza fresh wenda reka nkubaze akantu nanjye niki bita gukura uramubwiye ngo urakuze ufite FM niki bita gukura wowe ikintu bita gukura rero ntago twabijyanirana n'imyaka kuko hari ukuba ufite imyaka ariko ibitekerezo ntabyo gukura mbere na mbere no kuba ufite ibitekerezo ugereranyije bijyanye n'imyaka ufite reka two kujya kuri rero sibyo igihe cyose uzabona ko umuntu akuze ukamubaza icyo kintu kijyanye no gushaka kubwira ngo ntabwo nzashaka ntabwo nzakora iki sibyo umenya ko wamwibeshye wagukura ntako wamubonye kubera ko iyo wakuze na nubwo umenye ko bigenze gushiduka byabaye icyo kintu ntabwo nagitinzeho cyane kuko nzi ko n'ubundi abakungu bo muri ino minsi waba ukuze waba udakuze gushaka igisigari ari ikibazo gikomeye cyane Dukino natinzeho n'iki ngiki rero. Uzi impamvu se nanjye wenda ntagiye kure impamvu mubwiye ngo dushobora kubyo wamubonyemo atari ko bimeze. Nuko nzi ko ubundi hari uburyo umuntu abwiye impamvu ngo zifatika. Hari umuntu ukubwira uti ngiye sinashaka kubera ko mfite intumbero yo kuzashaka nubatse inzu. Ubundi tumufasha no tugira 80 it's up to him. Sibyo? Ariko umuntu utaguhaye fact akakubwira gusa ngo ngiye ngo ntabwo nzashaka ngo nta mpamvu. Icyo ntabwo nagitinzeho. Uzatuye iburemenge uvuga uti nane nibeshye nabonye kuri mukuru kandi bari mukuru. Buretse wumva ikibazo namubajije ikibazo natinzeho ni iki ngiki. Umufana yaramwandikiye. Ambwa Lucas igenda kwemera. Aramubwira ati reka duhure. Bahuye ntago bahuye bufana. Bahuye bushiri. Bahise bahure bushiri mu gitanda. Kindi kibazo natinzeho cyane. Eko wowe warambwiye ngo ngiye ngo mfite ukuntu ngo mbitwara ngo ku buryo bitagenda gutyo. Ariko nsanga abagenzi bawe hari ukuntu bahura bagahita babikora. Nese ngiye waranyizeye. Mpamvu ngiye kukubaza. Ka kabiri. Reka nkurombe gusubiriremo wenda ashobora kuba narabikubwiye n'utu. Sibyo? Nubwo mfite indagaciro cyangwa se mfite ibyo ngenderaho nkanjye nka Devu ibyo nashyizeho nk'umurongo ngenderaho ariko mbona byose sibyo anytime ushobora gucikwa sibyo ariyo nayo mpamvu ntajya mbona abantu muri social ku social media ngo byagenze gutya ngo mite ngo mera kwa ko numva ngo birabintungo reka oya ahubwo ndavuga nti ihangane kuba yafashwe kubera ko kubera ko igisambo ni cyafashwe ngo wenda we twaraganiriye arandaba nambwati mane genda umuji cyane cyarambwiye tije kiramfana duhe mbona nikiza ndakubita ngira ku ruhande wenda umuntu abasho ntago ariko nagare under age
wenda ubudo niba ntabwo namurebye akaba ni mwiza baganira bakumufite igitekerezo akareba ibyo ashaka kuba y'umukobwa amushaka akabona byujuje byose waye note satani hano ari gukunda ni ukuza ari pafu pafu y'igikomeza niyitandirane Wayige ntabwo wabura icyo ubivuga. nyine ntacyo nabivuga kubera ko ubuse ukuvuga ngo nose umupira we nose babanye relationship kuvuga ngo relationship ni iyi ngiyi ukubona ni uri umusitari ukina filime akagufana just agashaka namba yawe akakubwira ati wayigenge genda wampaye akanya reba ukamubwira ati kanari akaza kukureba tuvuge dusapoze mu aje kukureba mu rugo nawe ntumwicarize muri salo akaza kukureba nk'umufana wawe uhita ukomezanya mu cyumba ibintu byasaba kuba ufite inzu ya salo n'icyumba kimwe ukahita ugira ikikomezanya ariko ibyo ngibyo icyo gihe nose ubwo aje agasanga iyo nzu nini cyane wamubwira ati ndahita mwihitisha mu cyumba reka nahakorera n'amaboko ugafata ariko hari n'igihe ari kumva iyi nzu nta cyumba iba ifite ari salo barakasemo irindi nabyo urabizeye by'amaneko ko nabo babayeho nyine tu akareba akavuga ati yewe nta salo mfite salo ni iyi ngiyi iki cyuma ngaho ese salo wayigira umukobwa ariko wayige hano ukuntu bimeze urumva hano ukuntu bimeze ntabwo ari kuri case y'umuhungu gusa ngo yashaka kujyana umukobwa mu uza mu cyumba byumvikana ko umukobwa nawe yaje ari gahunda ya ariko se reka nkubaza Deo kuri umutari ngubu uhuye n'umukobwa aragufata uramutse umbwira ko kantu yakanga ko ariko se kuki bumva ko umundi erega wowe wikirengagiza uhita umufatirana mu ntege nke ziwe z'ubufana bwawe aragufana byase kumva agiye kubikora none n'umusitari abakobwa niko bameze nimba agiye kubikora n'umusitari none hafana yewe niyo yakubwira ngo tubikoreye mu muhanda yahita abikora none se wowe musitari uba ugiye kubikorana nawe aha icyo nicyo kibazo rero wowe musitari ugiye kubikorana nawe n'umufana wawe aho ngaho uzi ukuntu biba bimeze nk'umwarimu waryamanye n'umunyeshuri ndi kubyumva biba bimeze nk'umwarimu waryamanye n'umunyeshuri kuko wowe nk'umusitari cyakora ashaka kubwira ati ndagufana ariko ndanagukunda kubera ko abasore cyangwa se abahungu muri rusange tugira umutima woroshye wo kwakira umuntu wo kugira ngo aragukunda aramutse aje kubwira ati ndagufana ndagukunda ndagufana ndagira ngo unyumve neza bro turi abasore twese ashaka kubwira ati ndagufana ndagukunda nkunda ukuntu ukina full stop aho ngaho ugiye kuryamana nawe kosa ariko igihe yaje kubwira ati ndagufana nkunda ibintu ukora nyuma yaho akaza ati ndanagukunda ati kandi urukundo rwanjye ntabwo ari urufana urukundo rwanya aba yagushyize mu yindi ka uramutse ufite girlfriend usanzwe mufite girlfriend kandi nanone hari n'uburyo udashobora kumubwira uti ufite girlfriend ahubwo ukamuha communication kubera ko nizera ko communication uhereza umuntu niyo ituma nawe akwaproachinga abona ko hari icyo agukeneye agomba kukibona byoroshye niba umufana aje akubwira ati ndagufana iki n'iki ukamuha umwanya Marine uritaba telefone ndahaguruka imbere ya kamera nigende kuko nanjye yangire muri silence ese kari gushaka kuyitaba yibeshye reka dukomeze yibeshye niba ashaka kugusezerera reka dukomeze ikiganiro urumva niba aje akubwira ati genda gufana ari byo gufana nyine wowe noneho ugashaka gufatirana izo ntege nke ziwe z'uko agufana ngo nta makosa buryo ukwiye no gufunga ariko niba baragiranye Deo n'umwana nibyo for sure ufashe Lucas na Gashiti yawe ni inshuti yanjye iso mwakiri kufunga umwana erega nta nubwo nzi ikiganiro yakoze niba aritayemo gutyo ariko Marine nta nubwo ariko umuntu akwiye kukubisha mu cyango gutyo mane bino mapango gutyo mane nyine cyangwa se nawe ashobora kuba atarasobanuye ibintu bye neza
ashobora kuba yaramubwiye ngo ndagufana, yamubona akamubona n'ubundi n'ubusanzwe mu buzima busanzwe ni bogari, agahita amubwira ati ndagukunda, nawe agahita amujyana muri ka y'urukundo itandukanye n'ubufana. Aho ngaho iyo byarabereye nta n'ubwo twebwe biba bitureba, ahubwo icyo twagarukaho nuko yaba yaramubwiye ati ndagufana, agahita yumva ati okay uramfana yengwa inusure, agahita afikirana kwa kuntu mufana nyine izo ntege nke ziwe akazinagira. Uzi ko uwo mukobwa agiye no kumureka, batanarebye n'ibindi bimenyetso bindi yafungwa kubera ko aba yarafatiranye intege nke z'umuntu akamukoresha ibintu byo yishakiye. Lucas arashinga ariko nyine ariko imbaraga afite mu bufana. ariko buriya mariko marene ntabwo ari na fresh kuba umuntu yaza ngo agukoreshe mani ibintu udashaka. Ni itegeko se? Itegeko ndabizi. Ntabwo ari itegeko. Abantu bashobora no kuzabyitiranya. Abantu bashobora kuzabyitiranya. Urumva ugasanga wenda umuntu yakubwiye ngo ndagufana, hari abatubwira ngo baragufana bikarangira aho ngaho. Hari no kubwira ngo ndagufana ndanagukunda, waba nta girlfriend ufite ugahita ureba okay none niba ndi umusore ukintaganira nawe tukanegosiya tukareba niba bivamo. No Devo uzi ko narashatse kubivuga ukareba ngo ugateka amakiri kuri list y'abantu uzajya numira muri weekend bakaza kunsura. Nibyo neza nanjye bitwaye. As long as mwese muri bakuru sibyo nta gufatirana undi kurimo. Kubera ko umuntu akubwiye ngo ndagufana biratandukanye. Kubera ko nese ubu abafana bose bagufana mu mwaryamana ukabivamo. Ahubwo wa wundi uguha ya communication agakomeza iyo kwa kugufana bikavamo urukundo. Wigira Maritazari. Kwa kugufana bikavamo urukundo. Ahubwo murakomeza. Umuntu abaye yaje kureba Maritazari yampereza. Maritazari nawe wabonera igari cyari kuzi. Maritazari. Mu buzima busanzwe ko uriya mutipe ni bogari. Ubonye yashyizemo agasutu kunasa neza. Maritazari cyane arenze mani uramujama. Nyine ikintu kinarenze. Mane uzi ko mane iyo ukora ibyaha biriya ariko ibyaha byose ni ibyaha cyose mane iyo uhora mu byato urasaza. Ibyo none ubona mu busambanyi ubundi bavuga ko ari fresh. bivugwa ko abascientiste niko bavuga Jiko tuzaza filozofi. Ntabwo ari filozofi jiko. Abascientiste aba filozofi abascientifique okay tubarenga abo ngabo ushatse kuvuga aba paper wagwana bama paper oya bagari bama paper aba paper rero baravuze ngo buriya igitonyanga kimwe cy'intanga z'umugabo kiba kingana n'ibitonyanga 40 byo mu musokoro. Urabyumva uko bingana? Uzi ukuntu umusokoro uba uhenduye umuntu kugira ngo ubone. Iyo uramutse ugize ikibazo cy'umusokoro urabizi. Rero iyo ufashe ubuzima bwawe ukabushyira mu kuryamana n'abantu, wumva imbaraga utakaza ubutezi buzima. Bishatse kuvuga ngo uko ubikora inshuro nyinshi kujya ugenda utakaza ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Ubugabo bwawe wabugenda butaka. Bishatse kuvuga ngo ugende rero utarabikora uzakomeza oya wayikengo n'umuhanzi tubajye kure. Ariko nibyo mwana wayige ko n'ubuzu gatengira cyane oya ko nese yigira ko cyana cyiza ariko nibyo mwana byaba ari sawa ntago bakagucira urubanza ko ntago nigeze mubona wenda tumuvugiye ibintu arahari wige muri imanzi ibintu bivuze se oya tuzaka ari wo bivuga for sure ariko bimeze mwana ya buri mwenge ufite chef uri imanzi sinine nta chef do akosha ari tureba kumena kane ngira nzamubaga amatangariza babura muwa kuva wabaho nta chef wagira aramugize kuki yagusiganye mu mazi rero ariko se no kuvuga ko yikunda no mu ngombwa kugira ngo ukore ibyo bintu ni itegeko se ariko nani yitwa niba mu nze nka wayigenge
igihe twatsinze Prince nemeye ko runaka azambera umugore azamfata neza tukabana akaramata nk'ibyo ngibyo nicyo ngicyo itegereye ya rero gira icyo ubwira umuntu wagutwariye ubumanzi nta muntu wabuntwariye ahubwo ninjye wabutanze umuntu wabuhaye bibaza ko nta kintu ndamubwira iki se na kimwe oya reka tumubwire ibyo ashaka kumva niyo umuntu akubarije umusubiza ibyo ashaka kumva abanyamakuru babaza ibibazo uraje ubibaza David ngo wambaye isutiye ryari oya none se ubundi urumva umuntu watakaje abanyamakuru bagira ibibazo bana ikosa utagomba gukora ni ukubura icyo umusubiza oya banza usubize uko bakumusubiza banza umubwire nubwo utakimwibuka ntabwo nkimwibuka nta kintu namubwira nakimwibuka oya se urabona kugira ngo ugire ikintu umubwira ni uko umwibuka ukavuga uti nubwo byagenze gutya naguri sinyibyibuka David bishatse kuvuga ko yari yaguze ku kigo none nimba utakibyibuka ariko hari sikoma yatatavaho tukatwigera tugateganira ngo ujye kugura ku kigo ntabwo kuri byo krika David ntabwo ibyo bintu yabizi mbese kuki David ntabwo ibyo bintu yabikora kuki utibuka umuntu wese wahaye ubumanzi reka mubwire rero tunasobanura icyo kintu kandi ndabizi ko abantu benshi bari bubyumve David ntabwo hari inkundo nk'iyo ugitangira gukunda nk'abantu baba barakundanye kwa kundi umwana yakunze undi n'iki hari urukundo mu myaka nk'ingahe ntitujye mu myaka banakumvisha urumva abanyamakuru n'abazi wowe bagutamo ndagusubizanye ubwenge bagutamo urumva si marinette umwitondere ubundi ngo Yesu ngo bamubajije ibibazo ngo araje ngo bari kumubaza ngo ati ngo se ngo arya n'igihe igihe yababazaga ngo bigenze gute David igihe yari ari mu mbaga y'abantu bakamubaza Yesu wese ngo ni wowe ngo uremera ngo ko arya umuntu wari uyoboye wari ufite ibare waranditse igiceri bamwita ku kimana Kayizari oya ni Kayizari ngo se ngo wemera ko batanga umusoro ngo kuri ngo arya n'iby'umusoro ngo kuri Kayizari ibya Kayizari mu Kayizari n'ibyana mu b'Imana ariko hari umuntu wavuze aho ngaho nyuma bati ngo mwigisha abantu bitondere yavuze ko abantu bari babaza Yesu ibibazo ati se uremera ko umusoro utanga bikumva hanyuma undi muntu wari uri hirya muturage aravuga ati timwigisha abantu bitondere bashaka kumva yuko uwo musoro bashaka kumva yuko uwo musoro uri kumva ari buze kuwuca kuvuga ati nyina akigumura ku baturage noneho reka tubisanishe n'ibyo dufite hano niyo mpamvu rero marinette rero ntabwo ugomba kugutamo marinette tubisanishe n'ubu buzima bwa hano David witondere marinette akantu ashaka kuvuga wayigenge ni wa muntu wari uri inyuma bagiye kugenda umuturage David witondere marinette arya ngo Yesu asubiza ngo bya Kayizari mu Kayizari n'iby'Imana mu b'Imana bivuze ngo ntabwo ari icyo ngicyo yari kuvuga ubundi kuko Imana kuko Yesu yaje mu ishusho ry'Imana ariko yari yambaye umubiri ariko yari yambaye umubiri yari azi n'ibyo bagomba kumubaza ntabwo yari abizi kubera ko nta nubwo yari azi ko azakubitwa iyo tujya kubijyaho impaka sasa ku izina ry'Imana yo mu ijuru iyo tujya kubijyaho impaka Yesu arya cya gihugu yapfiremo n'ikihe arya Mana muri Israel byarabirebye igihe yari avuye muri Yerusalemu ajya hehe arya ni Herata wanyibukije igihe Yesu yavaga muri igihe wa munsi wa mashami yavaga muri Israel agiye hehe aje za Bibiliya nasomye ni nke yarebye umurwa agiye baravuga ati iyabaga umuntu yamenyaga ejo uko hazaba hameze Yerusalemu Yerusalemu aho ngaho Yerusalemu hagiye biturutse kuki ahantu byari biturutse rero Rwanda byibagiwe biturutse kuri Baritazarira Baritazari nawe yagukora rega ni uri Baritazari yagukora ari kwiruka mu mitwe y'abantu Baritazari bashaka Baritazari atwaye ubwonko bwacu ni kuri Yesu yabiturutse kuri Yesu ku bibazo nari mbaza David utangiye kumubwira ngo marinette
ibyo byarangiye noneho turakubwira tuti Yesu ntabwo yari azi ko ziriya muntu zo eh ndetse twese mu kuri cyane kubura nawe deni iki ngiki Yesu aza mu isi yarazi bizango byose 100% full package have thank full time yarabi reka nanjye gusobanurira kantu rero kubimenya ntabwo turi bwinjire mu Bibiliya cyane ko ngo winjiye mu bintu by'Imana cyane utabisobanukiye uracumura tubice tubinyureho gatoya cyane ubuzima ngiye numva ko atarabizi yarabi ni nkuko ushobora kumva ngo nujya hari urakubitwa ariko ntabwo ubuzi ngo urakubitwa umugeri y'ingumishi ntabwo ubuzi nyine uburemere bw'ibyo bintu cyangwa se uzakubitwa bimeze gute wenda yarabize ko azakubitwa azababazwa ariko ntabwo yarazi ko azakubitwa bigeze yara kuko nawe ubwe yageze byamugeze yaravuga ati yageze ku munsi wa nyuma boye ahubwo ashobora kuba aribwo yabonye ibizaba ajya gusenga aravuga ati iki gikombe kindenge yavuze ikingo kimurenge kandi yararenze amafu reka nkoreze ndi for example yabwiye nabimenye umenya atari kumanuka reka nkoreze ndi for example David Yesu ajya gusanya n'abigishwa be Pasika yarabwiye ati hanga harimo umuntu uzangambanya yego sibegera yarabizi yarangije Petero ni wifashe ni Simoni Petero arabaza ati mwigisha ati nitwiteguye kurwanirira nta muntu wakora ikintu cy'ingicyo arababwira ngo turi buhurize ikiganza sa niba bari bungana gambani munyibukije ko Bibiliya yanjye abajura banteye bakanayiba ubu ngubu nari guhita nsoma nka page nka 30 ubu ngubu kubera ko mise mbona ko mwantaye ariko mwaransi aho ndaguriye ubundi twagiye muri Bibiliya rero ndaguriye yindi reka mpita mbabaza tutubaza ibibazo byinshi byo muri Bibiliya ntacyo ntabwo biri mu bacumuzi murabona rero ku bwa Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo nta modoka zabagaho uretse gato bantu murebe iki kiganiro abakristo bene data muntera amabuye udutera amabuye turi kwiganirira bisanzwe mukabyara ntabwo twahakanye nta nubwo twemeje ntabwo turi guhakana nta nubwo twemeje murabona rero nta modoka zabagaho kugira ngo bagende bakuraga urugendo rw'amaguru ahantu bashaka kujya hose cyangwa bagakoresha amafarashi n'ingamiya ariko ziriya ntumwa za Yesu Kristo twasanze zarambaraga rugabire kandi tuzi rugabire ahantu uziva twese turahazi ariyo mapine bayakuraga he ariko se ubundi mbere yo kujyaho kuri muri iriya myaka habagaho kamera zabagaho zayashika nawe urimo urabaza umunyabwenge excuse me urabaza umunyabwenge kiriya gihe habagaho kamera kiriya gihe rero kamera zabagaho ariko zanye none ushatse kuvuga ngo ari amashusho tubona yafashwe n'iki ari amashusho tubona ni iby'abantu bakinnye Yesu wakinnye iriya filime ni Yesu wa nyawe ko mbona banamushyira no mu ntuza ushaka guhakana Yesu uriya tubona mu bishushanyo twakuze twumva ko ari we Yesu twarakuze tumenya amateka tubona n'izindi filime yagiye akina ubwo icyo nashakaga gusobanukirwa wacyumvise bishatse kuvuga ko Yesu twabonye muri filime ntabwo ari we wa nyawe n'ari amashusho tubona ntabwo ari aya nyayo ahubwo ni abantu bafashe ibintu bya Yesu wabayeho barabyimitetinga yego baragereranya nkuko nanjye ubu ngubu ushobora guhita nkora filime by the way mfite na usumbira barabura aba content creator barata bayishishura ariko bafite gahunda n'ubundi yo gukora filime ya Ruganzu sibyo nshobora kuzakereya ubwami nanjye ngagenda ngakina muri Yesu nzaba nabaye nanjye umwana cyangwa nzaba ndi muwo muri icyo gihe urumva wose uri ku actinga bisanzwe ndi ku actinga nkuko nira filime nayo baje ku actinga ikindi kibazo kimwe icyiza nuko bagendeye ku nkuru ya nyayo ikindi kibazo murabona rero Yesu ariho isake yarabitse inshuro isake arayivuze ariko buriya David isake yabitse inshuro 3 yabize muri Bibiliya ariko yarabitse inshuro 3 ibukira kuri ide kuri Petero yego iriya sake yari yani sake yabitse yari ya street yari street nyiri ya sake cyari ifite nyirayo ntabwo bamentioning bavuga ati ngo uyu muntu yari nyiri ya sake isake riri aho ngaho nyine gutyo akura muntu baramuzurumye nyiri ya sake yagombaga kwandikwa nawe muri Bibiliya nawe akaba umusitari nk'abandi
kisake yabitse yari iyandi ubundi baramuzurumye baramuriye kandi umuntu wese wavuzwe muri Bible sha wese ni umusitari kandi baza ko mu bantu b'iki gihe mu bantu bose bari ku isi bose muri iki gihe nta muntu uzajya muri Bibiliya muri Bibiliya ubwo ntabwo abasitari baba muri Messi cyo kintu bazi kubona ahubwo abasitari ikindi kibazo barabakira ese ko Imana we yanditse muri Bible bayigenga urabona mu ntumwa za Yesu Kristo zari 12 iyo uza kuba uriho muri kiriya gihe wari kuba nk'iye ariko nk'iyi muri ziriya ntumwa zose zari ziri za Yesu Kristo wari kuba nk'iye ariko Petero impamvu uzi yariyo Petero yageraga kwizera kandi Petero noneho ari muri buriya abantu b'abigishwa bose ko bari 12 niwe wabashije kurabukwa ko buriya ashobora kuba ari Yesu Kristo aje kuducungura ibyaha byacu kuko yarababajije ari kumugeza arabwira ati se nimukira ko ndinde anje Petero aramwegera ati yawe ati ni wowe Messi buriya muniga nyine yari afite ukuntu nyine we ashobora kubaho niyo twavuga nko kwereka David nko kwerekwa yari afite ubwenge bwinshi burenze ubw'abantu uko twabivuga no kwizera guhambaye cyane kandi kwizera ari kwizera kurareba nagiye kumbaza ngo nari kuba ndi ariko yavutse Petero je nari kuba Dave kubera ko uzi impamvu mvuze ngo nari kuba Dave se ntabwo nta uzi impamvu se uzi impamvu navuga ngo nari kuba runaka cyangwa runaka ibyo bakoze we na nyine nari gukora ibirenzeho niyo mpamvu rero ntawe nakwigirana ngo mvuge ngo nari kuba nk'uyu oya ubwo nyine yaba ari ngewe nyine yari kuba ari ngewe arakubajije muri ziriya ntumwa zose ariho nta n'imwe rero kuko ntabwo nari impari Yesu reka tubashimire nuko David akora ibintu byinshi cyane reka tubashimire urambwira ngo Petero ngo yakoze bino wenda nyine ari gukora ibirenzeho wenda ureba wenda Yesu wenda nari kuza challenging Yuda mubwira ntasoni uragambana na Yesu papa iki nyinshi cyane so uragambana akatabireka tukataduhindura amateka Yesu nagambana reka dusoze asa wowe ari kubande monde we kutatubwiye wowe ari kubande reka dusoze ikiganiro Yesu ndababwira nyuma kamera Yesu reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro ibiganiro byacu nakagaruka ukora subscribe kuri Ardo TV TV sabakunda cyane Mane bamugisha murakoze